amahirizi mu bundi buryo ni ibintu abantu bakoresha mu kwirinda. Linguistically mu rurimi ihirizi ni shiriki, kubera yuko ni ibindi bintu abantu biringira ko ari byo byabatabara. Biri kugendana neza, abantu nyine bakomeje kwidamara, bakomeje kuba mu byaha, bakomeje gukora ibidakoreka. Turumva ubusambanyi hirya no hino, turumva ibiyobyabwenge hirya no hino, bigeze naho urubyiruko rusigaye rwirongoza amacupa. Ibyo byose ni ukudamarara nyine umuntu akibagirwa izo ndimi za Allah subhanahu wa ta'ala. Shayitani maze kumva ko yatsinzwe, noneho intumwa y'Imana irayibaza iti ngaho mbwira ubundi abagaragu b'Imana wowe mima tastakhribu bihi ibadallah, n'icyo unesheje abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Muzi icyo Shayitani yashubije? Yarashubije iti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nongeye kubatumira gukurikira ibisobanuro by'igitabo Al-Wabil Sayyibi cya Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, musobanurwa n'umuvandimwe Sheikh Musa Harurema. Ni kuri Baitul Mukarram i Remera, buri wa kane guhera saa 12 n'igice kugeza saa 1 n'igice. Hamotech Studio is a business center for photographic services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a king." Furthermore, contact us 07855788801 or 0722578801. In Hamotech Trading Center, we work for our customers' needs. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المؤمنين، نستمر شرح كتاب الوابل الصيبي من الكلم الطيب لمؤلفه ابن القيم رحمه الله. dukomeje ibisobanuro by'igitabo Al-Wabil Sayyibi cyanditswe na Ibn Qayyim, Imana imugirire impuhwe. Ibushize twarebye ibintu bitatu ari byo shingiro cyangwa se ari byo kimenyetso cy'intsinzi y'umugaragu. Ibyo bintu bitatu, icya mbere muri byo twabonye gushimira inema, icya kabiri tubona kwihangana, asabru inda al-ibtila, kwihangana igihe cy'ibigeragezo. Icya gatatu twabonye mubadaratul istighfar, kwihutira kwicuza igihe wacumuye. Ibyo bitatu Ibn Qayyim rahimahullah yatubwiye ko ari byo unwani saadati al-abdi wa alamatu falahihi fi dunya wa ukhra. Ibn Qayyim yatubwiye ko ibyo bitatu ari byo kimenyetso cy'intsinzi y'umugaragu mu buzima bwe bwa hano kuri iyi si ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Wa minha sharahna, muri byo nanone ibyo bitatu
twagiye dusobanura buri kimwe. Fara'ayna fi mathalan fi shukuri ni'ami, urugero turebye mu nema twabonye yuko ni'ami thalathatu arkan. Twabonye ko gushimira inema harimo inkingi zigera muri eshatu. Inkingi ya mbere twabonye yuko ari i'tirafu bin-ni'ma. Cya mbere ni ukwemera izo nema ufite ko ari nta handi zituruka, ko zituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Inema mufite ahandi muzikomora ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko igitangaje, abantu nyine bakomeje kwidamara, bakomeje kuba mu byaha, bakomeje gukora ibidakoreka. Turumva ubusambanyi hirya no hino, turumva ibiyobyabwenge hirya no hino, bigeze n'aho urubyiruko rusigaye rwirongoza amacupa. Ibyo byose ni ukudamarara nyine umuntu akibagirwa izo nema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ubundi Ibn Qayyim muri kino gitabo icyo ashaka kutwigisha ni ukuba bugufi na Allah subhanahu wa ta'ala, ni uguhora iteka turi kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala, baina mushahadati minna wa mutala'ati aybu nafsi wal amal. Arashaka kutwigisha ngo tujye duhora tureba izo nema, mushahadatul minna, izo nema dufite tuzishimire, wa mutala'ati aybi nafsi wal amal, no guhora twikontorora tukareba inenge za nafsi zacu ndetse n'ibikorwa dukora twikontorora. Ari naryo somo ryacu ry'uyu munsi turibuze kureba. Rero twari twarebye ngarutse gato kugira ngo abatari bahari babashe kugendana natwe. Muri shukuri twasanzemo inkingi eshatu. Inkingi ya mbere i'tirafu bin-ni'ma, kwemera inema, recognition inward, ndetse na kuvuga inema ufite muri wowe ukazemera ndetse ukanazisohora ukazitangaza. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kuganira ku nema rero Allah yaguhaye, twatanze urugero rw'abakora ibikorwa biri philanthropy, ibikorwa by'ubugiraneza. Twatanze urugero rw'umugabo witwa Sumaiti w'Umukuweti washinze ikigo cya Direct Aid. Yaragishinze akora icyo gikorwa ashimira Allah, ariko na n'ubu Allah yagihaye kaburu, cyarakiriwe na n'ubu kiracyakora n'ubwo batakiriwe. Gushimira rero inema bihera kuri bikeya ufite. Mu byo Allah yaguhaye ukabiganiraho, ukibuka abakene, ukibuka imfubyi, ukibuka abatishoboye, ugahaba ari kurwanya gushyigikira igikorwa cyo kubaka umusigiti y'amashari. Ibyo byose ni shayitani. Ibn Qayyim muri kino gitabo ahantu tuzagera dusange arimo aratubwira ngo shayitani gutegera mu byiza n'ibibi. Iyo ibonye mu bibi uyinaniye igutegera mu byiza. Ibonye kugutegera mu nzoga bikunaniye, kugutegera mu busambanyi ibinaniwe bigatsindwa, kugutegera mu bucuruzi biyinaniye igatsindwa, igutegera noneho muki mu bikorwa byiza. Igatangira kuguca intege ujya gusara, igatangira kuguca intege ujya kumva amawayiza ya runaka, igatangira kuguca intege. Burya shayitani iyo itsinzwe kukuneshereza mu bibi, ishakisha noneho ni buryo ki yagutsindisha, watsindwa mu byiza. Ugasanga abantu bari gukora ibikorwa
gushimira inema nababwiye ni ugukora ibikorwa byiza. Barakallahu fika bakongere akumugisha. Reba nk'uyu amazi musabiye dua Allah mwongere akumugisha. Ni igikorwa cya philanthropy. Iyo gihoza hono ubona azahanga mashallah mbona amazi. Ndabishimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo nari kuba nanjye ntayakora, ariko kuba umuntu ageretse icyo gikorwa unarimo no kumushimira ubwenge barakallahu fika jazakallahu khayr. Yani iyo adabu tuyigire bagaragu ba Allah, sibyo? Gushimira rero inema, icyambere ni ukwemera inema ko zituruka kwa Allah. Icya kabiri nuko za nema Allah yaguhaye uzikoresha mu bishimisha Allah. Dusobanura inkingi zo gushimira. Twasobanuye ko inema Allah yaguhaye mu kuzishimira ugomba kuzikoresha tasyiwa fima yuhibbu Allah, kuzikoresha mu byo Allah subhanahu wa ta'ala agira gute akunda. Uko no gushimira inema bikubisubiramo nihuta. Ikindi tahaddusu biha nari namaze kubivuga kuziganira, izo nizo nyigisho tuzashukura. Cyangwa se ikindi ala tasrifuha fima yaskhatuhullah au fima yuskhituhullah, kudakoresha izo nema mu birakaza Allah. Uko niko gushimira inema. Twabonye noneho tugeze kuri saburu, nazo twabonye yuko ri saburi arka, twabonye ko na saburu nayo ifite inkingi. Ninde wazinyutsa vuba inkingi zo kwihangana? Mushake utukayi mwandike, mufatikayi n'ikaramu mwandike, kubera yuko ndabona kubaza ugasanga wabyibagiwe. Twabonye ko fadhali ongera ijwi, kwihangana ukanga kuvuga. Ubwo ni asabru ala lisani. Sabru bilisani, kurinda ururimi rwawe ukirinda kwitotomba. Twabonye yuko inkingi zo kwihangana ari eshatu. Iya mbere ni habsu lisani, gufata ururimi. Iya kabiri habsu nafsi, gufata roho. Iya gatatu habsul jawarihi, ugafata iki ibihimba byawe ukabaho. Nimba wagize ibyago ukirinda kwicira imyenda, ukirinda kwikura umusatsi, ukirinda kwikomeretsa. Ibyo nizo arkanu sabru, inkingi zo kwihangana eshatu twarazibonye mu isomo ryatambutse. Noneho hakaza istighfar, kwicuza. Kwicuza lamnu fasli, ntabwo twiye dusobanura mu buryo bwimbitse mu bijyanye no kwicuza. Ariko icya mbere mu kwicuza tuzabireba kuko ni isomo rirerire mu bijyanye no kwicuza. Ariko icya mbere ni uko ugomba kwemera yuko wakoze icyaha kikakubabaza wowe ubwawe, ukababazwa n'icyaha wakoze, ndetse ugafata n'icyemezo cyo kutazagira gute gusubira muri icyo cyaha ukakicuza. Iyo niyo istighfar. Naho idha kana bainaka wa baina khaliqika, iyo icyo cyaha wakoze kiri hagati yawe gusa na nyagasani wawe. Ariko iyo harimo raddul maqrubi, gusubiza ibyo wahuguje wabihuguje, iyo nayo ni indi kondisiyo yinjira muri tauba. Urugero, umuntu yarakugurisha amafaranga warangiza ntuyamwishyure, ntabwo uvuga ngo tauba yanjye ngo nzajya hariya njye ku musari nkore istighfaru. Oya, kugira ngo tauba yawe yakirwe, istighfaru zawe zakirwe, nuko raddul mafari, ugomba kubanza ugasubiza ibyo wagize gute, ibyo wahuguje, ukanamusaba imbabazi. Bitari ibyo ntabwo ukoze tauba. Icyambere ni ukubabazwa n'icyaha wakoze, waramuhuguje bikakubabaza, wahuguje umuntu, wamwambuye amafaranga ye, wamwambuye uburenganzira bwe, bikakubabaza ko icyo cyaha wagikoze.
icya kabiri ikraru kemera yuko utazagisubira mu icyo cyaha nimba ari wowe wahuje rero ukamusubiza ibye ubwo nibwo tauba yawe igira gute yakirwa rero Ibn Qayyim yari yavuze ati falkifayatu tama twari twabonye n'uburinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala tubona ariko twari tukiri kuri sabro ko nibuze nkavuga kuri istighfar tukiri kuri sabro yari yavuze yuko uburinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kifayatullah uburinzi bwa Allah buba ku mugaragu mu byiciro bibiri hari kifayatu naqisa hakaba na kifayatu tama yasobanuye aya imwiti alaysa Allahu bikafin 'abdahu ngo se Allah subhanahu wa ta'ala siwe murinzi w'abagaragu be akaba bahagirije aravuga ati faman kana 'abda lillahi fil halatayn ngo umuntu ubasha kugaragira Imana muri hari ebyiri twari twasobanuye arizo hari zo gushimira Allah igihe ufite inema no kwihangana igihe ufite ibigeragezo ngo umuntu ubasha kubahiriza ibyo byombi qaiman bihaqqihi akabasha kwihangana uwo ngo byaba mu bihe byiza n'ibihe bibi akabasha kwihangana fadhalika alladhi tanawalahu ngo niwe ijambo ry'Imana rivuga rigira riti alaysa Allahu bikafin 'abdahu ese Allah subhanahu umugaragu we yacyagiye uri mu byago ukihangana cyagihe wahuye n'ibigeragezo ukihangana cyagihe usabwa kugaragira Allah mu bihe bikomeye ukihangana ukamugaragira ntutezuke umugaragu uteye cyo ukabasha kwihanganira byaba ari ibigeragezo mu byiza byaba ari ibigeragezo mu bibi uwo niwo ijambo ry'Imana rivuga riti alaysa Allahu bikafin 'abdahu ese Allah nahagirije umugaragu we ibisobanuye ikirere twari twavuze ko Allah akugerageza mu byiciro ibi Allah kad yabtalika fima tuhibbu Allah ashobora kukugerageza mu byo ukunda wa kad yabtalika fima takrahu ashobora kukugerageza mu byo wanga twabonye ingero dufata urugero turavuga tuti uwo Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umufasha umugore twabonye ko gutera akabariro ari ibada tunabona yuko kujya koga amazi akonje mu gihe cy'ubukonje nacyo niki ari ibada turavuga tuti uko wishimana n'umugore wawe uri gutera urubani cyangwa se kubaka urugo rwawe ni bijyanye n'igihe cyo kumuha ifasho ugira gute ntibikakugira gute ntibikaguhungabanye siko bimeze turanavuga tuti umwana wawe ashobora kukunanira wihangane siko bimeze kimwe n'uko iyo yakubereye umwana mwiza bigira gute bigushimisha siko umugaragu rero uzabasha kwihangana mu gihe cy'ibigeragezo akabasha no kwihangana mu gihe cy'ibyiza uwo niwe Allah subhanahu wa ta'ala uburinzi bwe buriho bwuzuye aravuga alaysa Allahu bikafin 'abdahu anasobanuye nihuta aravuga wa fil qira'a al-ukhra ibada wa laysa Allahu bikafin 'ibadahu ngo ese Allah subhanahu umugaragu we nanone turavuga ngo Allah subhanahu abagaragu be ibyo ni bisomo byombi byemewe huma qira'atani sawa'a ni bisomo bibiri byombi byemewe li'anna al-mufrad mudaf ya'uf 'umum al-jam' ana rasobanura ngo kubera yuko ijambo ryaje mu bumwe rikusanya no mu byinshi hanyuma aravuga ngo falkifayatu tama alaysa bikafi ku ijambo bikafi ngo Allah subhanahu abagaragu be al-kifaya hana rasobanura ngo falkifayatu tama ma'a al-ubudiyyati tama kugira ngo Imana ikurinde byuzuye nuko nawe ubugaragira Imana byuzuye iri kugendana kugira ngo Allah abe aguhagije nuko nawe uba uri umugaragu wuzuye utunganiye Allah subhanahu wa ta'ala wa naqisa ma'a naqisa
iyo ugaragira Imana mu buryo butuzuye, Imana nayo ntabwo iba iguhagirije mu buryo bugeze gute bwuzuye. Yani aljazaa min jinsi amal, nuko mu gihembo kigendana nawe nuko ukora. Inamal amalu, umuntu azahembwa bitewe n'iki? Na niya yari afite. Niba wari ufite niya yari umubare yawe, urumva Imana izayiguhembera se? Nuza gusari, for example, urugero hano umusigi tukaza gusari, ariko udafite umugambi wo kwicisha bugufi imbere ya Allah, urumva Allah azabiguhembera? Aljazaa min jinsi al-amal. Iyi ni imvugo ya sharia ivuga ngo ibihembo bigendana nuko nawe witwara. N'Imana rero hano uburinzi bwayo ku bagaragu b'Imana buratandukanye. Tugendana na ibadallah, falkifayatu tama ma'a al-ubudiyati tama. Imana izakuhagiriza, izakurinda byuzuye ibiguhagije igihe nawe uzabona umugaragu w'Imana ufite amasengesho yawe yakora mu buryo bugeze gute, ariko nuyakora mu buryo bucagase, n'Imana ntabwo izakuzuriza ibyawe. Imana ntabwo izakuzuriza ibyawe. Niba ushaka gukora ubucuruzi uganezerwa, ugatsinda, ukagera kuri success mu bucuruzi bwawe, ukora ariko ufite ikhlas lillah. Uri umucuruzi rinda kurusura iki? Umunzani. Siko bimeze bagaragu ba Allah. Umenye ko niba uri mu bucuruzi, uri muri ibada, wirinde kwiba ku munzani. Niba uri mu masengesho, ugire ikhlas lillah, ibikorwa byawe by'amasengesho ugiye kurene Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwuzuye, ntubangikanye Allah muki mu masengesho yawe, ntukorere ijisho. Turi kugendana al-kifaya tama ma'a al-ubudiyati tama. Imana izaguhaza byuzuye, nawe n'umugaragu wayo wuzuye. Wa naqisa ma'a naqisa, kandi nucagasa amasengesho yawe, n'Imana ntabwo izaguhaza mu buryo nayo izagucagasiza. Turi kugendana neza? Iki nicyo bisobanuye. Faman wajada khairan, akomeza avuga ati uzasanga ibyo ari byiza, faliyahmadillah, azashimire Allah. Faman wajada khairan, nusanga ibyawe bitunganye byuzuye, faliyahmadillah, uzashimire Allah, ntuzishobore, ntuzirate kuvuge nuko njyewe nzi gusenga. Oya, ntuzavuga ngo nuko njyewe ufite ikhlas. Icyo gihe uzaba ugiye mu kindi gice turi buze kureba hano mu minsi iza. Tuzareba ni gute umugaragu ashobora gukora ibikorwa byiza bikamubera bade, bikamubera koze, yakora ibibi bikamubera impamvu yo kwinjira muri Jannah. Ibi nabyo tukora kubyumva ati none se shehe noneho ari kutwigisha ati nukora ibibi bishobora kuba impamvu yo kujya mu ijuru, noneho wakora ibyiza bikaba impamvu yo kujya mu muriro. Tuzabibona ahangaha badusobanurira ukuntu umuntu ashobora gukora ibikorwa byiza, ariko noneho bya bikorwa byiza akiyumva yuko ari umukozi mwiza, akazana kiburi muri we. Bimujya mubibona, ugasanga umuntu ni murutasimu ala al-kitabi wa sunna, arashikamye ku gitabo, arashikamye kuri sunna, ariko abandi bose batari murutasimu na badahagaze ku gitabo akabacira urubanza. Urimo murabyumva? Nubona umuntu yacitse intege mu dini, mukorere dawa, ariko ntumwishongore ngo wowe urakora ibada neza, sibyo? Ntujye hariya ngo yumve yuko wowe wageze muri ibada ko kuyikora neza. Wamayudirika n'iki cyakubwira se ko Allah yakiriye? Hamwe no kwibona muri ibada Allah yigira zero, hamwe no kwibona usari ufite sunna kabone ufite sibida yuzuye agahanga ingana na capati. Allah ntabwo yakakira iyo swala yawe ufite kibure, ufite riya, ufite kwibona. Allah akwakira kubera yuko waciye bugufi imbere ye, ukamwereza ibikorwa byawe by'amasengesho, ndetse ugahora usaba Imana ko yakwakirira. Abeza
Ramadhani yabo Allah yagira gute yayibakire. Rero ni muri umugaragu wa Allah ufite aqida usobanukiwe idini uramenye ntuzirate ngo wumve yuko wasenze ahubwo saba Allah kukwakira izo swala zawe. Niyo mpamvu tugiye turangije gusari turagize iswala tuvuga ngo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kubera iki? Kubera yuko igihe uri gusari ntushobora kubura iki inenge muki, kubera yuko uri mwene Adamu, uri mwene nuko urangije gusari ntiwishongore ahubwo kurikizaho istighfar wicuza usabe Allah uti astaghfirullah mana wana tehutse astaghfirullah mana bamarira aho niyuse muswala aho shaytani yashatse kutangaza burya ngo bemera bane turi gusari turi muri marati munze arusara agatima kari kurehareha arusara kuvuga ndasanga abakiriya b'abantu baye arusari arimo gutekereza abana be icyo bari burye arusari mbese ugasara umutima wawe urimo ntiyabure kuntu hazamo waswasi. Niyo mpamvu iyo turangije gusari kuvuga duti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Nisho zingahe? Arakomeza aravuga ati waman wajada ghayra dhalika fala yarumanna ila nafsa. Nusanga ikinyuranye n'ibyo ngibyo twati kuvuga ngo nusanga ibyari byiza uri umugaragu ugaragira Allah mu buryo bwuzuye uzabishimire Allah, kandi nabwo nusanga bituzuye uzivebewe ku giti cyawe wikontorere wongere ukora icyo twise mushahadatu uyubu nafsika talaati uyubu nafsika. Urebe ni hehe wateshutse wirebe mu nenge za nafsi yawe, sibyo? Inna nafsa la amarata bisu, nafsi hamagara abantu ko ikibi. Rero wikontore waman wajada ghayra dhalika nusanga ibyo bituzuye fala yarumanna ila nafsa, ntuzajya uveba ntuzajya ukira umutwaro uko uzawishyiraho ubwawe wikontore wongere urebe ese ibyo nkora biratunganye. وهؤلاء هم عباد الذين ليس لعدو عليهم سلطان ومن وغرب الله ستانا دفيته شبزي. قال تعالى إيمان ربيتي إن عباد ليس لك عليهم سلطان وغرب باجي نهاب شبز وفيته نهاب بركة ستانا فيته وغرب باجي. Iyi aya Rasul sallallahu alaihi wasallam muri mufassiruna wasobanura baravuga ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe rero gusoma iyi aya shaytani yumva intumwa, hanyuma yumvise intumwa y'Imana irayirani. Intumwa y'Imana avuga ati a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shaytani ikomeza ikurikira intumwa y'Imana yongera isubira ati a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hanyuma intumwa y'Imana ibwira shaytani iti ese shaytani ntabwo uzi yuko Imana yavuze ngo inna ibadi laysa laka alayhim sultan? Ntabwo uzi ko Imana yakubwiye yuko abagaragu bayo utabafiteho ubushobozi? Hanyuma shaytani iravuga iti qad sami'tu hadha qabla an tulad, ibyo narabyumvise mbere y'uko uvuka. Intumwa y'Imana ibaza shaytani irayibaza iti ese ni iki ukoresha kugira ngo uneshe abantu? Shaytani yanga kuvuga. Intumwa y'Imana irayirana ati a'udhu billahi minash shaytanir rajim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hanyuma shaytani iravuga iti ayo magambo niyo abagaragu b'Imana bansindisha. Yani wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah. Ngo shaytani ni kugerageza ikagutega imitego, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun, ngo shaytani ni gutega imitego fasta'idh billah, uzakora iki?
isti'ana. Fasta'idh billah, ay faqul a'udhu billahi minash shaitan rajim. Nuvuga ayo magambo, shaitani izatsindwa. Izagira gute? Izatsindwa. Hanyuma Ibilisa, shaitani maze kumva ko yatsinzwe, nono intumwa y'Imana irayibaza iti, ngaho mbwira ubundi abagaragu b'Imana wowe mima tastakhribu bihi ibadallah, nicyo unesheje abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Muzi icyo shaitani yashubije? Yarashubije iti astakhribuhum aw ukhribuhum bil ghadabi wal hawa. Yaravuze ngo ikintu gituma buriya iyo umugaragu yarakaye, shaitani aba yamaze kumunesha. Icya kabiri aravuga ati akhribuhum bil hawa, mbaneshesha irari. Iki irari. Turimo twinjira mu marembo, turimo turafungura twinjira mu marembo ya adhkari, tukugendana abagaragu ba Allah. Tuzabona neza ko umugaragu wa Allah ukora dhikri, shaitani aba afunze amarembo yo kwinjira ku mutima we. Min fawaidi dhikri, mu byiza byo gukora dhikri, byo gusingiza Allah no kwibuka Allah no kwiragiza Allah, nubwo umuntu ukora dhikri aba yamaze gufunga amarembo y'umutima we, shaitani ntabone aho amenera. Yani adhkaru dhira, dhikri ni antibah, irinda ya shaitani. Twamaze kubona yuko abagaragu ba Allah shaitani nta bushobozi bafiteho, babandi bafite bakora ibada zabo neza bakazuzuza, ariko bazikora ibada zabo bazicagashije, abo ngabo shaitani agira gute? Arabataka. Intumwa y'Imana imaze kuturangira nihe shaitani atangira kwatakira abagaragu akabanesha. Ahambere ni uburakari. Niyo mpamvu intumwa y'Imana hari umusangirangendo waje ku ntumwa y'Imana avuga ati awusini ya Rasulullah, aramubwira ati la takhbar. Umuntu yaje ku ntumwa y'Imana avuga ati ya Rasulullah, mpa inama, ngira inama, advise me. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati la takhbar, don't be angry, ntukarakare. Kubera yuko inna al-ghadab tariqu dukhuli shaitani fi nafsi, uburakari ni inzira yo gutuma satani yinjira muri nafsi yawe. Aidan wal hawa, no mwirari, washubuhati wa shahawati, no muri kugendera muri shubuhati. Shubuhati ni iki? Shubuhati ni ibyo gukekeranya, gukekeranya. Kuba uri muri shubuha nyine, ntuzi nimba uri mu kuri cyangwa se mu kinyoma. Kuba uri muri shubuha. Fa amma alladhina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ngo babandi bafite uburwayi mu mitima yabo, yani abo satani amaze kwataka imitima nyine bafite uburwayi. Kuko shaitani ikintu cya mbere yataka n'iki? Ni umutima wawe. Yimaze kuwinjira rero ikawurembya ukarwara, na shubuha ntabwo utandukana n'iki nazo. Utangira no gushidikanya ku kintu kiri wazi kigaragara, ugatangira gushidikanya niba idini urimo ari ukuri, ugatangira gushidikanya kukuri kandi wakubonaga yuko ari iki, ugatangira gushidikanya kuri akida yawe. Iyo watangiye kugira uburwayi bwo mu mutima, turi kugenda n'abagaragu ba Allah. Rero kugira ngo mutsinde shaitani, muyitsindishe dhikri. Muyitsindishe iki?
muyitsindishe dhikri. Nangira kino gitabo narababwiye ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo dhahaba al-mufarriduna bil ujuri, babandi bakora dhikri cyane nibo batwaye ibihembo. Dhahaba al-mufarriduna bil ujuri, ngo bamufarriduna batwaye ibihembo byose. Abasanganye n'abazanye intumwa y'Imana bati ya Rasulullah wa mal mufarriduna ni bantu ki? Intumwa y'Imana yarababwiye iti adhakiruna Allah kathira wa dhakirat, ni babandi basingiza Imana kenshi babagabo n'abagore. Yani dhikri ni antibat, dhikri ni urumuri. Tuzabyinjiramo, turacyari mu ntangiriro z'igitabo. Aya ya Qur'ani iravuga iti inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Rero Satani nta bushobozi afite ku bagaragu ba Allah. Man hum al-mukhlasin, babandi bafite iki? Ikhlas. Bafite iki? Bafite ikhlas. Wa mal ikhlas? Ikhlas ni iki? Ala taj'alu lillahi niddan fi ibadatika, nuko utagira ikindi kintu bandikanya n'Imana muri ibada zawe. Iyo niyo ki? To be kuba uri mukhlis, to be mukhlis, kugira ngo ube uri mukhlis, nuko utagomba to never associate with Allah anything, kutabandikanya Imana n'icyo ari cyose mu masengesho. Iyo niyo ikhlas. Icyo ukora ukagikora lillah, icyo uri gukora ukagikora kubera iki? Devotion. Icyo ukora cyose ukagikorana ubunyangamugayo hagati yawe n'iki? N'Imana, nta buryarya. Niyo bita ikhlas. Ubundi tuvuga bari bakosora ngo ikhlas ni ukwezi ibikorwa byawe Allah, ukirinda ko hari ikindi kintu cyagitambikamo kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab yabaga arimo gusari cyangwa se arimo gukora ibikorwa, yaravuga ati ya Allah inni as'aluka alla yukhalifa amali ghayraka, ndagusaba Mana yanjye ko igikorwa cyanjye mpoze nta wundi muntu wakivangamo uretse wowe wenyine gusa. Hada huwa al-ikhlas. Hano rero Imana iravuga ngo inna ibadi, abagaragu banjye manhum al-mukhlasin, baba bafite ikhlas. Laysa laka alayhi sultan ya iblis, yewe Satani nta bushobozi bafiteho, there is no power over them. Abagaragu banjye, my servants, not slave. Slave ni gutaka, sibyo? My servants, you have no power over them. Abagaragu banjye nta bushobozi bwize gute? Nta baragu bafite. Bande al-mukhlasin, babandi bereje ibikorwa byabo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni swala ukora urayikora kubera Allah, ni sadaka utanga urayitanga kubera Allah, ni igitabo uri kwigisha cyigishe kubera Allah, ni igikorwa icyo ari cyo cyose uri gukora gikore lillah. Ni hija ugiyemo, hija yawe yikore lillah. Icyo ari cyo cyose uri gukora n'ugikora lillah, shaytani ntawe azakwinjirira. Shaytani zajyanye zivuge zigire gute, ariko nta kintu izahungabanya kuki kuri istiqama, tuka ku gihagararo cyawe ufite umudini. Iyo niyo ikhlas. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, abo ngabo rero bafite amasengesho yabo yereza Allah mu buryo bwuzuye, bihangana bahuye n'ibigeragezo, bagashimira igihe Allah yabahaye inema, bagihutira kwicuza igihe bakoze icyaha. Abo ngabo bafite kwihangana bagashimira Allah, abo ngabo Ibn Qayyim bakavuga ati abo ngabo muladina tanawaluhu qawluhu ta'ala, abo nibo Imana ivuga iti inna ibadi, kuri abagaragu banjye laysa laka alayhim sultan, nta bushobozi bafiteho. Walama alima aduwullahi iblis, mwumva ahantu hakomeye. Walama alima aduwullahi iblis, ngo none umwanzi wa Allah ari we Iblis. Aduwu ni iki?
n'umwanzi. ولما علم عدو الله إبليس أن الله لا يسلم عباده إليه ngumwanzi wa Allah Iblis amaze kumenya ko Imana itayemerera kwa kugira abagaragu bayo ingaruzwa mu heto zayo wala yusallitu alayhim ngo Iblis amaze kumenya yuko Imana itayiha abagaragu bayo bintungane bakora ibikorwa kubera Allah قال يا بذتي وبعزتك مرهي كبيجوهيرو چاوي لأغوينهم أجمعين زابا يوجموسي نيجو سيزرون يسي الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين وكيرك بغرق وباوي بفتيشي Nuko shaytani yamaze kumenya yuko abagaragu ba Allah bafite ikhlasi abo ngabo nta bushobozi ariko abandi bose niki n'utu Iblis n'ubona umuntu ukoreshwa na Iblis rero ni indicators ni ikimenyetso ni sign igaragaza ko nta ikhlasi afite mu mirimo ye. Turi kugenda neza niba ibikorwa byawe ubyereza Allah uzabirinda. Turi kugenda neza uzabyereza Allah. وقال تعالى الله بكتي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ورقوس صدقني صدق عليهم يعني ibyo yababeshe nukuri. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه وسطاني ragenda igashuka abantu bakayikurikira ikababesha bakayikurikira. إلا فريقا من المؤمنين وبعد ستارة تباشا ببانك المؤمنين believers, those who are sincere to Allah. Baba ndire Imana by'ukuri. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. تقول يا شبهات بابو زكاي وستاني ما كان له عليه من سلطان ntabwo yari kugira abagaragu b'Imana b'ubushobozi illa lina'lam. Impamvu twamuretse ngo abagireho ubushobozi ni ukugira ngo tubashe kugaragaza illa lina'lam kuko Allah arabizi. Ahubwo twatumye Satani agira ubushobozi ku bagaragu b'Imana ntabwo ari bose. Illa lina'lam yu'minu bil akhirah wari ukugira ngo tugire tamisaje tuyungurure tugira gute tuchague yani to make selection dutandukanye man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakkin kugira ngo dutandukanye ni bane bemera Imana bemera n'umunsi umeruka na babandi bafite shaka fi dini bafite gushidikanya mu dini ryabo. Nabyumvise impamvu Imana yaretse shayitani ikagira ubushobozi ku bagaragu bayo ni ukugira ngo Imana igaragaze abayemera bemera umunsi umeruka inagaragaze babandi bafite shaka mu dini. Aho tugeze tukugenda neza bitas. Iyi aya muri surati 7 aya 20 فلم يجعل عدو سلطانا على عباد المؤمنين فإنهم في حرزه وكلاءته. Imana rero abagaragu bayo bayemera by'ukuri abo ngabo Satani nta bushobozi bafite. Kubera iki? فإنهم في حرزه kubera yuko bari mu hirzi ya Allah. Hirzi ni iki? Banyawumva ibyo bita mu mahirizi. Amahirizi mu bundi buryo ni ibintu abantu bakoresha mu kwirinda. Linguistically mu rurimi ihirizi ni shiriki kubera yuko ni ibindi bintu abantu biringira ko ari byo byabatabara.
biri kugendana neza. Aha kwanza gusobanukirwa ndimo gukoresha ijambo linguistic mu rurimi. Hirzi ni antibah. Niki? Murabona kiriya kintu ikinyamunjogo kibamo cyitwa igikonoshwa. Murakibona? Turakibona. Cy'akanyamasyo. Cyangwa cy'akanyamasyo. Kiriya kintu rero bakita umurinzi. Bakita iki? Bakita protector. Cyangwa se bakita ingabo, reka tukita ingabo mu Kinyarwanda. Kubera yuko buriya iyo akanyamasyo kaba kumvise ikintu gikoma gahita kinjira muri kiriya gikono cyabo. Kiriya gikono rero ku bantu bakora shiriki uzasanga mu mashaka bakore bambara. Mashaka murayazi? Necklace zazindi ziba hano mu matayi, zazindi bambika ku matayi. Even necklace, no muri za necklace uzajya usangaho harimo biriya bikonoshwa by'iki by'ibinyamunjongo. Uri kugendana neza? Biriya rero babyita amahirizi. Abakobwa babyambara ngo batazabareba ikijisho. Uri kugendana neza? Uzasanga babyambitse abana mu bikomo ngo batazabareba iki? Turi kugendana neza? Ngo abana bo batazagirirwa ishyari bakagwara. Muzasanga abana b'impinja aribo babyambaye, babibambika aho mu majosi, mu maboko, bakabibambika. Muzabisanga basigaye babicuruza, nibyo biri modani. Ariko icyo biba bisobanuye, bizajya aho bacuruza mwene izo necklaces, uzasanga zigendana na necklaces ziri imisaraba n'ibindi nk'ibyo, kubera yuko nibo ndabambara imisaraba bavuga ngo niyo ibagize gute? Ibarinze, sibyo? Nibyo rero nicyo nshaka mu Kinyarwanda, ngicyo abana bo kigiye ntabwo bacyumva, reka dukoreshe icyoroshye kugira ngo abantu babyumve neza. Ibyo babyambara bizeye ko ari byo biri bubarinde, bibarinde ishyari, bibarinde ibijisho, bibarinde ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ntinze kuri iri jambo ngo fa innahum fi hirzihi. Iri jambo rishobora gukoreshwa mu dini risobanura yuko abagaragu ba Allah bari muri antibare ya Allah. Nicyo rishaka kuvuga. Ntabwo ari hirzi ya yindi ya shiriki. Mwabyumvise? Turi kugendana neza? Aho tugenda? Aha ngaha Imana iravuga ngo falam yashal aduwihi sultana. Imana ntabwo yigeze iha ubushobozi umwanzi wayo ala ibadihi almu'minin, ku bagaragu bayo bemera Imana. Ntabwo Satani Imana yigeze iha ubushobozi kuri bo. Kubera iki? Fa innahum fi hirzihi. Kubera yuko bari muri antibare ya Allah. Ako kajambo k'ihirizi niko kamfashe umwanya urenga hafi n'iminota igera muri 5 yose. Fa innahum fi hirzihi. Kubera ko bagaragu ba Allah bari muri antibare ya Allah. Abishe bagaragu ba Allah abo nabemera Imana. Wa kalaatihi, ijambo al-kalaa bimana hifdhi wa riaya. Ngo bari mu burinzi bwa Allah. They are in Allah's protection. They are in Allah's hands. Bari mu maboko meza, bari mu maboko ya Allah. Sibyo? Abemera Imana barinzwe. They are protected by Allah. Tugenda neza? Abo rero bari protected by Allah. Abo ngabo Imana yahe protection yarinze. Fa inna shaytan laysa alayhim sultan. Nta bushobozi agize gute? Nta bushobozi, nta mbaraga bafiteho. Wahidhi wa tahta kanafi, al-kanafi as-sitr. Ijambo kanafi risobanura as-sitri. Risobanura iki? As-sitri ni ukuvuga ngo bararinzwe kandi baraproteje, barakumiriwe, yani barinzwe Satani. Allah yaranabasitiri, sibyo? Ndetse kandi wa in ghitala aduhu ahaduhum, wa in ghitala aduhu ahadahum kama yaghtalu lissu ar-rajul al-ghafila.
Aha Ibn Qayyim anaga ni igikayongereyeho aravuga wa in, ijambo wa in bivuga ngo nubwo. Mu cyarabu yavuze ngo wa in, even if, nubwo, sibyo? Wa in ightala adu ahadahu, nubwo Satani ishobora kuba yakiba. Urumva ightiyari, ubundi ijambo ightiyari ni nko kuba wagenda ukiba umuntu arangaye ukamutwara nk'umwana, tuvuga urugero. Iyo bavuze ngo ightiyari ni nko kugira gute, ni nko kugenda ukiba umuntu ukagenda ukamuhisha hantu. Hano rero bari kutubwira ngo Ibn Qayyim avuga ati abagaragu ba Allah Satani nta bushobozi bafiteho, bari muri atibare ya Allah, Allah arabasitiri arabarinze. Ariko ngo hari igihe wa in ightala adu, nubwo umwanzi wa Allah ightala ahadahu ashobora kwiba umwe mu bagaragu b'Imana. Ahangaha twitonde, kubera yuko twiga twaravuze ngo kullu bani adam khata'un, bene Adamu bakora iki? Nta mumarayika ubarenga, sibyo? Hamwe n'uko uri umwemeramana, ariko Satani arakugerageza impande zose. Agira gute? Arakugerageza. Hanyuma nuko kugerageza niko hano Ibn Qayyim ari kuvuga ngo abemeramana bari muri atibare ya Allah bararinzwe, ariko wa in ightala adu ahadahu kama yaghtaru lisu الرجل الغافل فهذا لا بد منه. ngo Satani buriya ngo ashobora kwiba umugaragu wa Allah nk'uko umujura, hano yabiragije, nk'uko umujura ashobora kwiba umuntu atari uko yarangaye, ahubwo yamugenzeho umujura akakugendaho wari ufite n'amafaranga mu sakoje akakwiba urangayeho gatoya, sibyo? Ibyo Satani yabikora, ariko abagaragu b'Imana bari muri iki? Atibare ya Allah, bararinzwe na Allah. Ariko Satani ashobora kugira gute? Kubiba nk'uko umujura yiba umuntu nyine yarangaye, sibyo? Arakomeza avuga ati fahadha la budda minhu, ibyo ngibyo birashoboka kubaho, li'anna al-'abda qad buliya bil ghafla wa shahawa wal ghadab, kubera yuko umuntu ageragezwa na bya bintu natangiriyeho kare. Umuntu ashobora kugeragezwa n'iki? Bil ghadabi, ashobora kugeragezwa no kuba yarakara. Uriye warakaye shaytan aba yakwica, sibyo? Muri state urakaye ni Satani wagize gute? Aba yakwibye. Muri cya gihe uba uri muri shahawa, uri kugendera kwirari, ni Satani wagize gute? Aba yagutwaye. Bil ghafla, al ghafla ni kughafirika. Al ghafla mtu anaghafirika, arukuru munaghafirika ni swali kamushika wallahi, yani yatwawe n'isi, tujye tugita kughafirika. Igihe cy'iswara kikagera uri aho ngaho wibereye mu mipira, ibyo tubyita kughafirika. Wararangaye, uri mu burangare, sibyo? Igihe cy'iswara kikagera wibereye mu bucuruzi, umeghafirika, watwawe n'isi, warangajwe n'isi. Ibyo bintu bitatu rero Satani bitegeramo abagaragu ba Allah: al-ghafla, kukurangaza, wal shahwa, kukujyana mwirari, wal ghadab, n'uburakari. Niba tumaze kumenya rero khida'atu shaytan, tumaze kumenya uburyarya bwa Satani, niki twakora kugira ngo tubwirinde? Ni dhikri. Igisubizo niki? Niki? Mubise aho cya gitabo cyacu Al-Wabil Sayyid kiri kuza kukwigisha ni izihe adhikaru wakora kugira ngo Satani atagufatira mu burangare. Ni dhikri. Turi kugendana? Nukora dhikri, barakubwira ngo nukora dhikri mu gitondo ubyutse ukavuga la ilaha illallah 100 marra, ukayivuga inshuro 100, ngo munsi shaytani ntazakwegera, nuramuka unapfuye uzaba uruhe?
muri aljanna. Iri kugenda neza. Nusoma ayatul kursi bayita sayyidul istighfar. Aha twagiye rero turaza kuhagera. دعاء سيد الاستغفار تزيجرك إبقامه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. بيت سيد الاستغفار ni dua sebujawa w'amadua dukoresha muri istighfar. Iyo dua wayifashe ukayisoma ngo ufashe idua ikomeye cyane. Rero tumaze kubona ko Satani adutegera mu bintu bitatu: kughafirika, kurangara, shahawa, muri shahawa yirari, wal ghadab, ndetse n'uburakari. Wadkhuluhu ala al-'abdi min hadhihi al-abwab thalatha. Satani yinjirira umugaragu inyuze muri ayo marembo angahe? Atatu. ولو احترز العبد ما احترز. ونubwo umugaragu yakirinda uko bishoboka kose. Uko bigira gute? Twavuze ko ijambo al-hirz ari iki? Arantibar, sibyo? Nubwo wakihisha bigenda gute, niyo wakirinda bigana gute? Walaw ihtaraza. Al-hirz ni izina, hirz ni izina, ariko ishinga yaryo ni ihtiraz. Kugira gute? Kwihisha. Walaw ihtaraza al-'abdu mahtaraza. Umugaragu yo yakirinda bigenda bishoboka bimeze gute? Iyi miryango Satani inyuramo. Fala budda lahu min ghafla. Nubwo wakirinda bingana gute, uburangare bubaho, sibyo? Kugafirika bibaho. Walaw ihtaraza mahtaraza, niyo wakirinda bingana gute? Fala budda min 'abdi min ghafla wala budda lahu min shahwa. Umugaragu ntabwo yabura kugira irari, wala budda lahu min ghadabi, nta nubwo abura kurakara. Hari ikigize gute? Ariko icyangombwa ni ukwibuka ukamenya ngo iyo ndakaye mba nabaye ingaruzwa muheto y'iki, ukihutira gukora iki? Barakubwira ngo nuba warakaye jya ubigenza ute? Fasta'iz billahi, jya ukora isti'adha, ugarukire Allah, uvuga a'udhu billahi minash shaitani. Nuvuga ayo magambo shaitani azahita kureka. Niba urakaye uburakari buzashira, utawaze. Niba ruhagaze warakaye gutongana wicare. Izo nzira zose ni inzira ugomba kuba usobanukiwe kugira ngo shaitani abashe guhangana nawe. وقد كان آدم أبو البشر عليه السلام من أحلم الخلق وأرجوهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل بيعدو الله حتى أوقعوا فيما أوقعوا فيه. أنا ابن القيم لكم يسمى nubwo umugaragu yakirinda bingana gute, ntabwo ashobora kuba yabura iyo mitego. Izo nzira eshatu ntiyabura n'imwe muri izo nzira eshatu ashobora kuba yategerwamo na shaitani. Kuko na Adamu abuna, sogokuru wacu Adamu, umubyeyi wacu Adamu, yari umuhanga, yari afite ubwenge kuturusha, ariko yawumugwishije mu mutego. Natwe rero ntabwo tuvuga ngo turi abamarayika, natwe muri uwo mutego twagira gute? Ariko ikigenzi ni ukumenya imitego ya shaitani, tukagira gute? Tukayitegura. Mwabyumvise neza bagaragu Allah, kumenya imitego ya shaitani. ومع هذا فلم يزل به عدو الله. آدم عليه الصلاة والسلام niwe mugaragu wa Allah witondaga, ahla min al-halim, yaritondaga cyane, warjahum aqla, yarafite ubwenge kurusha abana be, wa athbatuhum, ni nawe muntu wari ufite tabati, afite igihagararo. Ariko wa ma'a hada, hamwe n'ibyo byose, falam yazal bi adullahi, ntabwo Satani yigeze amutleka, yakomeje kumwataka, hatta awqa'u fima awqa'u fi, kugeza amugwishije muri uwo mutego yamugwishije mu murabuzi. Fama dhanu bi farashati العلم ومن عقله في جنب عقل عبيه كتفلة في بحر. أنا ابن القيم ربكتي نون سوى من آدم wowe uburyo wakitonda, yani Adamu yaritondaga cyane. Ijambo ahla municipality bivuga ngo Adamu yaritondaga cyane. Wowe mwana we ngo uburyo wakitonda ugiye kugereranya uburyo Adamu yitondaga,
n'uburyo we mwene Adamu witonda ngo ni nk'uko wafata urudodo ukarushyira mu nyanja warangiza ukaruzamura ikivuyeho kiriya gitonyanga kivuye kuri rwa rudodo washyize mu nyanja. Yani murabona ingano y'inyanja uko ingana. Fata aya mazi dufite aha ngaha gutya aya mazi noneho aka small tuyakuyeho dukeya. Example rugero, Adamu nimba kwitonda kwe kungana n'inyanja uramutse ubipimye mu ngano, wowe uburyo witonda kuri Adamu umwana we ni nk'uko wafata urudodo ukarushyira mu nyanja kiriya gitonyanga cyavaho nicyo kingana no nicyo mbese niyo ntera iri hagati yawe na Adamu mu kwihangana. Niba bene Adamu ari abanyabwenge turi kugendana neza, niba bene Adamu ari abanyabwenge ubwenge bwawe ubugerageje n'ubwa Adamu sogokuru wacu, wowe bungana n'icyo gitonyanga. Hamwe n'ibyo Satani yaramugwishije, none wumva wowe atakugwisha. Aha nicyo Ibn Qayyim arimo kuvuga, وقد كان آدم أبونا البشر عليه السلام وآدم أبو البشر بابا وبرم بيوسي عليه السلام أمهر إيمان بكلوه من أحلم الخلق يريتو نغشان كرسول برمنا وأرجوهم أقلا يورشك كيجي وأثبتهم كان يرى بتني يغرو وما هذا هم نيجو فلم يزل في عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه هم نيجو ستاني yarageje mpaka amukwisha mu mutego yamugwishije mu SMS. Fama dhannu bi farashati al-hilmi wa man aqu fi jambi aqli abihi katifrat al-khibal. None wowe ugereranyije ikigero cyo kwihangana kwawe n'ubwenge bwawe n'ubucakura bwawe ubigeranyije na Adamu ni nka kadobo mu nyanja, none ngo Satani azakugerageza. Walakin hanyuma rero Ibn Qayyim agaruka avuga ati walakin aliku عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة. ngo ntabwo uyu mwanzi wa Allah ashobora kwigarura umugaragu uretse uburyarya nyine akoresha. Uretse iki? Uretse uburyarya akoresha. ala khidrat wa ghafla wa fayuqihu, yana gufatirana muri uko kurangara muri iryo rari hanyuma akakugwisha mu bigeragezo. فيقيه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعده. Ngibyo yamaze kubikora avuga ati ndakurangije, ariko ngo ntabwo abazi yuko wa mugaragu impuhwe za Allah zikimuriho. Wa mugaragu igihe cyose agarukiye Allah yiteguye kugira gute kumwakira. ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها. وستاني أمدكم بشيء إليه وتزاق بكوانيا قسنوه نما ياهو وأنا تلك الوقع قد اجتاعه أهلكته. وستاني يتيب إليه وقنينه يمقويش جيب يارانجي يمورتسي. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. Waliko impuhwe za Allah n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo zirenga ibyo byose. Aha ngaha turimo gushishikarizwa kugarukira iki? Allah subhanahu wa ta'ala. Niba hari icyaha wari warakoze, niba Satani yari yarakugushije ku mitego ye kubera irari, kubera shahawa, kubera ghafla, ughafirika, waratwawe n'isi, cyangwa se kubera uburakare, menya ko nyuma y'ibyo byose fadlullah ingabire za Allah wa rahmatuhu fawqa kulli dhalika kulli. Impuhwe za Allah zirenze ibyo byose. Igihe cyose uzagarukira Allah ukavuga ati rabbi irhamni, mana mbabarira, Allah azakubabarira. Igihe cyose uzagaruka ukavuga ati ya Allah, ugasoma ya dua twavuye sayyidul istighfar, ukavuga uti Allahumma anta rabbi, mana nyagasani yanjye, mana nyagasani wanjye, la ilaha illa anta, nta yindi mana yo usibye wowe, khalaqtani warantemye, wa ana abduka, kandi nta kindi ndi umugaragu wawe, wa ana ala ahadika, kandi ndi ku isezerano ryawe.
isezerano ryawe na abaniriye ryo kutagira ikindi kintu usenga usibye Allah wa wa'adika masata'tu ndi ku isezerano ryawe uko nshoboye kose nubwo satani yangushije ya Allah a'udhu bika min sharri ma sana'tu ukagarukira Allah ukavuga ati a'udhu bika min sharri ma sana'tu mana nyagasani ndagusaba ngo undinde ingaruka z'ibyo nakoze urimo gukora iki tauba uri gukora ruju uri kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga uti abu laka bi ni'matika alayya nemeye inema zawe wangiriye ibyo twise recognition kwibuka za nema za Allah abu laka bi ni'matika alayya ndakugarukiye nemeye inema zawe wa abu bi dhanbi nemeye ibyaha nakoze nje kukwicuzaho faghfirli mana mbabarira imana isoza inuma imana soje ivuga ngo innahu la yaghfiru dhunuba illa ngo uti mana nyagasani nta wundi wabari usibye ko ari wowe imana izagira gute izakora mwumvise uburyo bwo kwemera icyaha muri iyi dua bise sayyidul istighfar icyambere watangiye ukuza imana Allahumma anta rabbi ili tauhid rububiyyah Allahumma anta rabbi yani athbata anna Allah huwa rabbuka wemeye ko imana ariyo muremyi wawe ariyo murezi wawe la ilaha illa anta iyo ni tauhid al-uluhiyyah uhamije ko nta imana ikwiye gusengwa usibye iki usibye Allah khalaqtani iyo ni tauhid rububiyyah warandemye وأنا عبدك يوني توحيد الألوهية أثبت أن العبادة لله وحده ويقول إيمان بيقول سيقولت الله وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أهنغا هيوم مرجي أعوذ بك من شر ما صنعت ما نبوريرا مبوريرا إنك كسبيا هنكوزي أبو لك بنعمتك علي نبغرك مال نيمي يعني أقر وأعترف وألتزم ndeme kandi ko nzashika makudini ryawe nagarutse yagarukije Allah subhanahu wa ta'ala nusa imana imbabazi imana izagira gute izakwa ubwo rero amasaha yo gusari yageze ndabona nararegeje iminota ine babarire ntabwo naregeje isaha n'ubwo umwanya ari uwayimamu akayobora abasengesho tugasari tubasaba gukurikira iki gitabo al-Wabil Sayyid min al-Kalbi Tayyib cya Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah turi kumwe kuri umunsi wa kane b'Imana subhanahu wa ta'ala abashaka gufotoza kino gitabo kirahari kugira ngo tujye dukurikirana isomo tugendana ingingo ku yindi aho batabasha gusobanukirwa basobanuze sibyo igitabo kirahari nta kibazo ubwo rero amasaha na imamu wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamotech Studio is a business center for photographic services, video production, and artistic design. Under the slogan, "Customer is a king." Furthermore, contact us 07855788801 or 0722578801. In Hamotech Trading Center, we work for our customers' needs.